Ibaruwa Isaba Akazi ikunze kugora abantu benshi cyane. Ushobora kubura aho ngaho kumva mugenzi wawe akubwira ati mfasha kwandika Ibaruwa Isaba Akazi, mbonye ahantu nakagombye gusaba akazi ariko ntabwo mfite umwanya, cyangwa se wenda nge naherutse Ibaruwa Isaba Akazi nyiga primaire kubera ko nizi ibintu by'amasiyanse cyangwa se technique, ntabwo nibuka neza uburyo Ibaruwa Isaba Akazi yandikwa. Ushobora kuba nubundi umuntu wenda ari aho ngaho akakubwira ati ndabizi warize cyane, uzi kwandika Ibaruwa Isaba Akazi ukayandika imeze neza, kwa kundi tuvuga ngo professional leta. Ubwo akaba yakwiyambaza ati mfasha kwandika ino Ibaruwa Isaba Akazi. Ino video tuyiteguye kugira ngo tuze kurebera hamwe amakosa dukora mu gihe twandika Ibaruwa Isaba Akazi tunabyitiranya, cyane cyane mu rurimi rw'ikinyarwanda. Turabizi neza ko Ibaruwa Isaba Akazi ifite uburyo itandukanye n'Ibaruwa Isaba Akazi mu rurimi rw'icyongereza. Muri ino video tugiye kuza turebere hamwe amakosa tugomba kwirinda igihe turimo kwandika ino Ibaruwa Isaba Akazi, ndetse tunarebere hamwe uburyo ki twayandika ikaza kuba iri ibaruwa ya kinyamwuga. Ngiye tugiye kubana muri kiganiro ni tumwesije Onebu. Niba ari bwo bwa mbugeze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda, wakanda subscribe, share, asige tukajya tubana gatanu ku kandi. Murabizi neza ko hano tuba tuhabona amakuru menshi atandukanye ajyanye na career development, scholarship ndetse na job opportunity. Ariyo mpamvu tuba tugiye kuza kurebera hamwe kwandika Ibaruwa Isaba Akazi. Urabizi yuko akenshi amabaruwa asaba akazi aba akenewe kugira ngo ubone akazi runaka kandi bitunguranye. Hari aho tubona amatangazo aje ari mu rurimi rw'ikinyarwanda, ntabwo uzabona ibaruwa, ntabwo uzandika ibaruwa mu cyongereza kandi wabonye itangazo rije mu rurimi rw'ikinyarwanda. Rero tudatinze tugiye kuza kurebera hamwe ibice by'ingenzi biba biri mu Ibaruwa Isaba Akazi ndetse naho biba biherereye. Turebere hamwe n'amagambo meza wakoresha igihe uri kwandika Ibaruwa Isaba Akazi. Utangira uza hano muri Microsoft Word, ahasigaye twe tugiye kuza kubikora nk'abarimo barigisha, ariko wowe igihe uzaba uri kwandika Ibaruwa Isaba Akazi ntabwo utu box turi gushiramo wowe uzadushiramo, wowe uzandika biri aho bisanzwe, ntabwo utu box uzadushiramo. Ubu ni ukuvuga ngo utu box ahantu turi birabagaragariza neza buri gice cy'ingenzi kiba kigize ibaruwa aho cyakagombye kuba giherereye. Hasigaye wowe nuza uri kwandika ibyo bice uzabishiraho bigomba kuba biherereye, ariko utu box utadushizemo. Utu box twacu murabona ko twamaze kudushiramo rwose, buri wese uyatangira guhita abona ko ibaruwa yacu isa niyarangiye. Asigaye tugiye kuza kwandika dusaba akazi k'ubuzamu, turebe uburyo kitwa kwandika ibaruwa isa neza. Asigaye tukaba tuzi ko bimeze neza cyane. Hano turaza tugatangira tukandika, wenda ndibuze kwandika nihuta cyane, ndagira nandika igice nikirangira tuze guhita tugira icyo tukivugaho. Reka nkoresha amazina yanjye tumwesije Onebu. Iki gice dusoje kiba kigizwe n'umwirondoro wandika. Murabona yuko nshyizeho amazina yanjye, mpita mpera ku kagari nkomezamo ku karere, nshiraho nimero ya telefone ndetse na email yanjye. Hano dushiraho address z'uwandika aho aherereye ndetse na contact twamubonaho, nimero ya telefone ndetse na email. Turakomeza tukaza kuri iki gice cya kabiri ariho dusanga itariki ndetse n'ahantu wanditse uherereye. Birashoboka ko ngewe wenda naba mperereye Kigali, ariko najya kwandika ibaruwa nkayandika mperereye wenda nk'Igicumbi kubera yuko ariho mboneye itangazo. Icyo gihe nkahita nza nkandika hano itariki ndetse nkandika ahantu mperereye n'igihe nandikiye iyo baruwa. Hano hari abantu benshi baza bagakora amakosa. Hano iyo urimo urandika kuwa urabitandukanya, niko biba bigomba kwandikwa. Iyo turimo turandika amatariki twandika kuwa harimo umwanya, ntabwo tubifatanya. Ubwo iyo usoje uraza ugahita ujya ku gice cya kabiri ariho cya gatatu, ariho dushira adresse y'uwandikirwa. Ubwo hano ushiraho izina ry'icyubahiro wubaha umuntu cyangwa se wa wundi uza kuba urimo urandikira usaba akazi. Okay, bwana muyobozi w'ikigo cy'amashuri abanza cya Gikondo. Ubwo tugiye gusaba akazi k'ubuzamuhe ku kigo cy'amashuri abanza cya Gikondo. Uraza hano ugashiraho ugakoresha izina ry'ikinyabupfura wubaha, ndetse nyine ni izina ry'icyubahiro wubaha umuntu urimo urasaba akazi cyangwa se urimo kwandikira usaba akazi. Ubwo tugiye kuza duhite dukomeza. Murabizi ko hano dukurikizaho impamvu. Ugomba guhita urasa ku ntego ukavuga impamvu y'iyo baruwa wandika, noneho ukaza guhita specifying. Ubwo hano reka tubyandike nabyo twihuse turebe ati bimeze bite. Impamvu gusaba akazi k'ubuzamu.
Okay, ku mpamvu hano uraza rwose ugahita uhaca umurongo wasoza, asigaye ubwo hano urabona ko biba bitangiye kugira isura. Ubwo hano dukurikijeho rero nta kindi kintu kizaho usibye dusuhuza mu kinyabupfura bwana muyobozi. Ubwo hano bwana muyobozi ubu musuhuje handi mu cyongereza tuvuga ngo dear sir cyangwa se tukavuga ngo dear madam. Ubwo ni ukuvuga ngo hano iyo wanditse gutya bwana muyobozi uhita ushyiraho akitso. Iyo udashyizeho kano kitso rwose uba wihemukiye, aho ushobora kuba wisanga ibaruwa yawe yari imeze neza ariko bayanze. Igihe umuntu agiye akosora utuntu twose tuba turi mu ibaruwa isaba akazi, umuntu ashobora guhita yanga nyine agahita ayica, waba wari uyimujyaniye mu ntoki agahita ayigucira mu maso, icyo gihe ukaba ubuze akazi. Ntabwo uzahita uvuga ngo ngiye kwandika bundi busha nikosore, oya bizaba byarangiye. Ahubwo wowe kurikirana video neza, uzabikore neza, we kuzagira ikintu wibeshe. Igihe uzaba uri kubikora uzabigenze neza. Ubwo igice tugiyeho ni igice cy'ingenzi, igice cy'igihimba, aho dushiramo ibice, aho dushiramo amakuru menshi atandukanye, harimo nk'ahantu n'impamvu dusabye akazi, ese itangazo twaribonye hehe, ese ubumenyi dufite ni ubuhe, ese twifuza kuzageza ikigo runaka cyangwa se ako kazi dushaka kuzatanga uwuhe musaruro. Ubwo aricyo gice tugomba kwitondera, ukandika wirinda amakosa, ndetse niba uri kwandikisha intoki ukirinda gusiribanga. Ariyo mpamvu wafata impapuro nyinshi, asigaye ukagenda wandika ubu aho ubona byanze ukongera ugasubiramo bundi busha. Iki gice nacyo reka tuze tucyandike vuba twihuse, noneho tuze guhita dusoma ibirimo turebe uburyo ki biba bimeze. Iki gice gishobora kuba cyanagira ibika byinshi cyane, kubera ko hano urisanzura ukavuga ibyo wumva byose wakavuze bizashigikira ko wabona aka kazi, ariko wirinda gushiramo amarangamutima yawe, kuko bikunda kugaragara nkaho urimo uratanga ruswa kugira baguhe ako kazi, cyangwa se bumve ko babaye ugakwiriye. Ikindi ugomba kubigira bike cyane, kuko hari abantu badakunda abantu bandika ibintu byinshi cyane, ugasanga wenda umuntu abitesheje agaciro, ntabwo abisomye, ugasanga ya makuru yari kuzaba agufasha kugira uboneka akazi yaje ahantu hakure cyane, birangira batayagezeho. Ubwo tugiye kuza turebe iki gice uburyo ki wakigenza, asigaye nabyo bikaza kuba bigenda neza. Igice cyacu kirarangiye cy'igihimba, ubwo reka turebe uburyo ki ibiba birimo ijambo meza wakoresha yaguhesha amahirwe yo kuba watsindira ako kazi urimo urandika waka, ndetse turebe n'uburyo ki wagiha ingano nziza n'ibika byiza bitari buze kubangamira wa wundi uza kubusoma ino baruwa yawe. Hano twatangiye tuvuga ngo nshimishijwe no kubandikira iyi baruwa mbasaba akazi k'ubuzamu bw'amano. Ubwo hano murabyumva neza ko aka kazi ugomba guhita utangira uvuga ko wishimiye kuba wakaka wandika ibaruwa kugira ngo usabe akazi runaka. Hano ugomba kuza guhita rwose ubivuga, wasoza ugahita uvuga ese itangazo rivuga ko ako kazi gahari waribonye hehe. Maze kumva itangazo mwacishije kuri radiyo zitandukanye kuwa mbere tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2026 musaba abashaka akazi k'ubuzamu bw'amanywa, niyemeje kubandikira mbasaba ako kazi kuko ngashoboye. Rwose hano uraza ugahita uvuga aho itangazo waribonye, ndetse ukanavuga ko ako kazi ugashoboye. Ubwo urakomeza ukavuga ngo mu by'ukuri ndi umusore wahuguwe mu byerekeranye no gucunga umutekano mu gihe cy'amezi 6, kandi ndi inyangamugayo nk'uko bigaragazwa n'icyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire nahawe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gikondo ntuyemo. Ubwo murumva hano rwose uraza ugahita uvuga skills ufite, byaba ngombwa ugahita uvuga n'impamyabumenyi ufite, ndetse ukaza kuba wahita unongeraho n'uburambe ufite, kugira ngo ako kazi rwose uze kuba wagahabwa bitakugoye, uze kuba wagatsinda. Icyo cyemezo kiri ku mugereka w'uru rwandiko kimwe n'umwirondoro wanjye. Ubwo umwirondoro uhita wumva CV curriculum vitae. Hano ubwo niba uvuze wenda ati mfite diplome AD, mfite icyemezo cy'ubuco cy'imico myiza n'imyifatire gitangwa n'umurenge,
ndetse mfite wenda na criminal record, hano uzahita uvuga ko ku mugereka waje kuba byatacingaho, waje kuba ubyongeraho kugira ngo baze kureba koko ibyo wavuze ari byo, kuko hano mu ibaruwa turabizi neza ko ushobora kuza kuba wakiyandikira ibintu byinshi ariko bikaza kuba bitari ukuri. Ibyo byangombwa bindi twongeraho biba bituma ya makuru twatanze babona yuko ari ukuri. Ubwo iyo dusoje nababwiye yuko hano washiraho amakuru menshi cyane, bikaba byaba byinshi ukuntu byifuza bitewe n'ubumenyi ufite, ushobora kuba ufite n'uburambe mu kazi, nabyo kuba wabyongeraho. Turaza tugakomeza ibaruwa yacu tuba tugiye kuyisoza. Igice kiba gikurikiyeho dushimira uwo twari turimo turandikira ibaruwa isaba akazi nanone mu kinyabupfura, ndetse tunamushimira yuko dutegereje igisubizo cyiza. Uraza ukandika mu kinyabupfura neza. Hano urabona ko twanditse ngo mu gihe ngitegereje igisubizo cyanyu cyiza, mbashimiye umutima mwiza, muzakirana icyifuzo cyanjye. Rwose hano ukaza kuba ubyandika neza mu kinyabupfura. Twabonye amagambo meza menshi wakoresha, ari nayo mpamvu ayo magambo ugomba kuyakoresha bagahita babona ko ari umuntu ufite ikinyabupfura. Ikiba gikurikiyeho wandika izina ryawe, asigaye ukaza kugira iki, ukaza gusinya. Ubwo turaza wenda ngewe hano reka nandike tumwesige Onebu, noneho shireho na sinyatire yanjye. Ubwo hano ibaruwa ibirangiye. Ubwo hano niba ibaruwa yanjye irangiye, ikintu nza guhita ngarukaho ni ukureba neza, nkongera nkakosora niba hari amakosa arimo. Ubwo ni ukuvuga ngo twabonye yuko umwirondoro uwandika ibaruwa isaba akazi uba uherereye hano hejuru mu nguni ibumoso. Ubwo noneho ukaza hano neza aho uwo mwirondoro wawe watangire wandika hejuru, uragenda iburyo mu nguni nanone ugashiraho igihe wandikiye iyo baruwa ndetse naho yandikiye. Hasi neza munsi y'umwirondoro wawe ariko nanone iburyo uraza ugashiraho umwirondoro w'uwo wandikiye ndetse n'akazi akora. Iyo ukazi neza cyangwa se amazina ye ushobora kuyakoresha. Bwana umuyobozi w'ikigo cy'amashuri abanza cya Gikondo. Ubwo ni ukuvuga ngo twandikiye diregiteri w'amashuri abanza ya Gikondo. Ubwo hano iyo usoje rwose ukabona ko bimeze neza, uraza ukareba impamvu, ukareba niba wayanditse aho igomba kujya ndetse haciye n'umurongo byanditse mu magambo agaragara neza, ugahita uvuga ka kazi ushaka. Hano turabona ko twahise tuvuga ngo gusaba akazi k'ubuzamu. Rwose bino bimeze neza, bikaba byanditswe ibumoso. Ubwo uraza neza munsi yabyo ariko iburyo ukaza guhita ushiraho indamukanyo cyangwa se insuhukanyo nziza cyane iri mu kinyabupfura, usuhuza uwo turimo turandikira, ariho uhita uvuga ngo bwana muyobozi. Ubwo iyo usanze bino bimeze neza, uraza ukareba ese ibaruwa yanjye ibirimo bimeze bite, igihimba kimeze gite. Uraza ukareba aho wagiye wandika bya bindi byose biri iburyo, ukareba ko munsi yabyo neza ariho watangiye wandikira ijambo rya mbere ryatangiye igika cya mbere. Iyo usoje urareba n'ibindi bika byose ko ariho wagiye utangirira. Wasoza ukaza kureba ndetse n'ibyo wanditse urimo ya nteruro ya nyuma twanditse dushimira uwo twandikiye ibaruwa, nabyo ko biherereye bitangiriye iburyo neza aho ibindi byagiye bitangirira. Turaza tugahita tureba amazina na sinya aho biherereye. Murabizi ko mu Cyongereza turasinya tukandika izina nyuma, ariko hano mu Kinyarwanda rwose uzajya ubizirikana, twandika izina ryacu tugasinya munsi. Ubwo iyo usoje uraza ukaba wareba ese wakoresheje kangahe mu kwandika. Twabonye ko hano font size twabonye yuko tugomba kuza kuba dufite 12 ndetse style tukaza kuba dufite Times New Roman. Noneho size aho turaza tukareba hano kuri spacing tuba dufite 1.5. Ahasigaye tugahita tubona ko ibaruwa yacu imeze neza, noneho twahita tuyitanga. Ubwo hano ibisoje rwose ibaruwa ushobora kuba wahita uyisohora iri PDF, ushobora kuyisevinga iri PDF ukoze gutya, noneho ibaruwa yawe ukaza guhita uyibona imeze neza. Hano ukaza kuba wasevinga wenda ukavuga ngo ni tumwesige Onebu, noneho ugashiramo wenda kanya ukandika ngo ibaruwa isaba akazi. Ubwo hano iyo usoje uraza ugahita upublishinga, ahasigaye ibaruwa yawe ukaba wayibonye imeze neza, ukaba wakitegura ukayitanga. Ubwo iyo wandikishije intoki uragerageza ukareba ko ibintu wanditse bifite isuku ndetse utagiye usiribanga. None ukaza kureba ko wasize umwanya ibumoso ndetse n'iburyo umuntu ashobora kuba yafataho arimo arasoma ibaruwa yawe. Hasigaye ibaruwa yawe ukayirinda ko ishobora kuba yarenza page imwe rwose, ukayirinda kuba yarenza page imwe. Ibyo ngibyo ubisoje uhita utanga ibaruwa yawe wizeye yuko
imeze neza. Niba aribwo bwa mbere ugeze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda, wakanda subscribe, share and comment, asige tukagenda tubana gatanu ku kandi ibintu bikagenda neza. Niba iyi baruwa uyikeneye, urabona yuko twagiye twandika dufite ino baruwa turi kwandika muri Word, ariko hano ku ruhande dufite ibaruwa n'ubundi iboneka mu gitabo cyo muri REB. Watubwira ati mumereze iyo baruwa mwanditse cyangwa se mumereze iyo ngeyo muri REB, nze ndayigenderaho ngiye gukora ibaruwa isaba akazi. Rwose ntacyo byaba bitwaye, aho kugira ukora amakosa ukora ibaruwa, waba ufite ibyo ugenderaho kugira ngo uyikore igende imeze neza. Turabashimiye mwe mudahwema gukurikira ibiganiro tugenda tubahereza ducisha hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda, bibahugura mu tuntu dutandukanye, ndetse twizeye ko bigenda bibagirira umumaro. Mukomeze mugire ibihe byiza.